Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 363 turacyari kwiga ku ijwi ry'Imana. Turagushimye Mana Data twese, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana itabara, uri Imana iturengera, uri Imana nyamana ushyirwe hejuru. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe busaba aribwo buza, ibyo dushaka ari byo bitubaho mu isi nk'uko baho mu ijuru. Turasenga cyane mu izina rya Yesu Kristo ngo Uwiteka utuganze. Turasenga cyane mu izina rya Yesu Kristo ngo Umwuka uratuganze, utweze gukiranirwa kwacu, dutandukanye n'ibyaha, dutandukanye no gukiranirwa kose. Mwami Imana, turasenga cyane ngo ufungure amatwi yacu n'amaso yacu n'imitima yacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe. Turashaka kugenda uko ushaka, turashaka kwitwara uko ushaka, turashaka gusenga uko ushaka, turashaka Uwiteka gukora uko ushaka. Haleluya. Kugira ngo Mwami Imana ubushake bwawe bwo butubaho. Haleluya. Kugira ngo Mwami Imana izina ryawe ryo ryubahwe. Haleluya. Kugira ngo Mwami Imana izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Dushyize mu buzima bwacu mu biganza bya Mwuka wawe wera. Dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ubushake bwawe. Dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ijambo ryawe, kugira ngo dutware kandi dutegeke Mwami Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, ntugire icyo ukora kutunezeza, ahubwo byose ubikore kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ubushake bwawe bwo butubaho. Mu izina rya Yesu urakoze, turagushimiye Data wera. Amen. Uyu munsi urasoma Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Aravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga. Ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, gusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ibyo biri mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Kumenya ibyo twahawe. Umuntu amaze kumva Imana, amaze no gusobanukirwa ibyo yamubwiye, yewe amaze no gushyira mu bikorwa ibyo atekwa n'Imana, haba hagikenewe kumenya iby'Imana yavuze n'icyo bisobanura. Imana ishimwe. Si ukumenya icyo bisobanura, ni ukumenya ngo icyo bigaragaza cyangwa uko bizagaragara n'uko bizasura. Ibi ni ingirakamaro cyane, kuko nibyo bituma umuntu amenya icyo Imana irimo gusohoza. Abisirayeli bari barumvishe Imana, bari bafite amasezerano yose yari yavugiwe kuri Kristo, ariko Kristo abagezemo ntibamumenye. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kuba warabwiwe n'Imana ikintu ntabwo bivuze yuko n'ikiza uzakimenya. Imana ishimwe. Iyo wavuze ngo ugume mu mwanya wawe, umwanya wabwiriwe n'Imana ikintu, uvuga ngo ugomba kuguma mu mwanya nanone utuma cya kintu nikikugeraho, Imana uzumva none rya jwi ry'umwuka rikubwira riti iki nicyo nagusezeranije, aha niho naguteguriye, aha niho nakubwiye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ku bwa Mwuka wera tubasha kumenya ibyo twaherewe ubuntu n'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu bose ibyo bintu barabihawe, abantu bose ibyo bintu barabihawe, ariko kuko badafite Umwuka wera ntabwo babasha kubimenya. Ibya bintu baherewe ubuntu n'Imana, wamwisha baherewe ubuntu n'Imana, ubageraho ukabarenga nabo cyangwa bakawurenga batawukozeho, kubera yuko amaso yabo yo mu mwuka, yo mu mubiri, ntabwo abasha kumenya ibintu byo mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Dufate urugero kuri Simiyoni. Mwiruka ibice 2 umurongo wa 25 kuza kwa 28, haravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. We yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amateka wari uri. Simiyoni aramuterura ashimira Imana
ibyo biri muri Luka ibice 2 umurongo wa 25 kugeza ku 28. Simiyoni yabwiwe na Mwuka ko atazapfa atabonye Yesu Kristo. Isezerano yariherewe mu Mwuka, kandi iryo sezerano rijya gusohora nabyo byakorewe mu Mwuka. Imana ishimwe cyane. Imana ntizaguha isezerano uri mu Mwuka hanyuma ngo utegereze ko uzaribona uri mu mubiri. Oya, ntabwo bibaho gutyo. Bisaba yuko uri mu Mwuka nanone kugira ngo umenye neza rya sezerano Imana yari yaraguhaye. Imana ishimwe cyane. Simiyoni yabwiwe na Mwuka ko atazapfa atabonye Yesu Kristo. Isezerano rihererwa mu Mwuka, ariko no kurisohora kugira ngo amenye ko ryasohojwe ni wa Mwuka wera n'undi wamubwiye ati ibi ngibi nibyo nakubwiraga, ibi nibyo nakubwiraga. Kandi uwo Mwuka n'undi wamujyanye ahantu akwiye kuba ahagaze, hatumye abasha kumenya kubona isezerano yahawe n'Imana. Ibaza abantu bategereje Imana, barabwihawe amasezerano y'Imana, ariko bakicara bakiryamira, bagahorera kwa Mwuka babwira ngo nzakugira gutya, ariko ntiwongeye gusenga, ntiwongeye gutega amatwi Imana kugira ngo Imana ibabwire ahantu bagomba guhagarara, kugira ngo babone agakiza kabo, kugira ngo babone ibyo Imana yabasezeranyije. Abo bantu bari benshi cyane. Abantu benshi barimo gutegereza ibisubizo by'Imana, ariko byaza ntibabimenye. Isezerano ryatanzwe na Mwuka wera. Ese n'iki kikubwira ko wowe uzabasha kurimenya ku giti cyawe? Ni ukuvuga ngo niba Mwuka wera yakubwiye ngo iki kizagenda gutya, ugomba no kwitegura kugira ngo akubwire ngo cya kintu nakubwiye dore ngiki cyabaye, cya kintu nakubwiye dore n'iki kirimo kuza, wa muntu nakubwiye dore n'uyu nguyu, ka kazi nagusezanije dore n'aka ngaka. Niba utari kumvira Mwuka wera, ntabwo bizashoboka yuko n'isezerano ry'Imana. Hariho abantu bahombye ibyo babwiwe n'Imana kubera yuko batigeze bategera amatwi Mwuka wera ngo babwire uko bagomba kubona ibyo babwiwe. Kuko na Simiyoni Imana yamuvanye mu rugo rwe, imujyana mu rusengero kugira ngo abone isezerano ryawe, kugira ngo abone isezerano ryayo. Ahari ntabwo ukwiye kuba ukiri muri Kigali utegereje isezerano ry'Imana, hari ntabwo ukwiye kuba ukicara mu giturage utegereje isezerano ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Wibuke neza Samweli, umugaragu w'Imana. Samweli yatumwe kujya mu nzu ya Yesayi kujya kwimika umwami. Aragenda ngo akubise amaso kuri bakuru ba Dawidi, ati ni ukuri aba ni Uwiteka yahisemo. Imana abanga itonde, ntabwo ndeba nk'abantu b'abantu, mwe mureba ku mubiri ariko ntabwo mureba ku mutima, ariko njyewe ndeba ku mutima. Ariko Imana yabwiye Samweli, nuko n'ubundi Imana yabwiye ngo ngiye guha umwami mushyashya Isirayeli. Yagiye aragenda muri iyo nzu ya Yesayi, ategereza abahungu bose kugeza igihe Imana yamutungiye urutoki kuri Dawidi ngo nguriye ibona kubwira. Nawe nuko bikwiye kugenda. Umaze kumva ijambo ry'Imana, umaze kumva isezerano ry'Imana, ugomba gutegereza Imana ikavuga ngo dore ngiyi rya sezerano nakubwiye, nguyu wa muntu nakubwiye, ngaka kakazi nakubwiye, ngiyi ya nzu nakubwiraga, ngaha hantu nakubwiye uzatura. Imana ishimwe cyane. Na Aburahamu niko byagenze. Yabwiye ngo haguruka ngiye guha ubutaka, aragenda winzerereze kugeza igihe yagiye kuri ubwo butaka. Imana amubwira ngo ngaha hantu nakubwiraga. Ni ukuvuga ngo rero niba Imana ikubwiye ngo iki nzakiguha, ntabwo ugomba kwicara ugategereza gusa, ugomba no kongera ugategereza kongera ukavuga ngo dore ngiki cyacu nakubwiye ko nzaguha. Imana ishimwe. Ubwo rero ntunezererwe no kwakira amasezerano y'ibyiza niba utazasenga ngo n'ubundi Imana ikubwiye ko gusora kwayo kwabaye, kugira ngo umenye neza ko ibyo ugiye kwinjiramo, ko ibyo ugiye kwakira, ko ibyo ugiye gufata koko ari Imana yabiguhaye, koko ko bivuye ku Mana. Imana ishimwe. Imana itazaguha isezerano ry'umugabo mwiza kandi ugafata ubonetse wese ubwo rukakunda kuvuga ngo Imana yarakubeshye. Oya, ntabwo yakubeshye, ahubwo yakubwiye ibintu mu mwuka urangije ufatira mu mubiri. Imana idutabare cyane. Ndavuga ngo Imana idutabare cyane. Tutagenda kuvuga ngo Imana yaguhaye akazi, ako kazi kaguhindukiye ikigeragezo. Oya, ako kazi ntabwo ariko Imana yaguhaye, ahubwo wowe ko byagenze uragiye Imana ikubwira akazi keza, ariko ugiye ufata ukurikije amaso y'umubiri, none dore burimo urabona ingaruka zabyo. Itonde rero, Imana iba ikubwiye ikintu ujye utegereze nakwemeze ko icyo uhuye nacyo koko ari cyo yakubwiye. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mwami Imana Data, twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye, uri umurengezi wacu, uri umutabazi wacu, ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe. Izina ryawe iteka ryose niryubaha, ubwami bwawe iteka ryose nibuze, ibyo ushaka iteka ryose aba ari byo bitubaho. Turasenga cyane Data twese muri aka kanya kugira ngo Mwami Imana uduhe gusenga dusaba
kuvugana nawe, ariko uduhe no gusaba no gusenga dusaba Mwami Imana kugira ngo tuvugishwe nawe, tumenye neza yuko ibyo twabwiwe nawe byasohoye kandi byageze. Turagushimiye Mwami Imana Data twese, uhabwe icyubahiro. Komeze kutuyoboza Mwuka wawe wera, komeze kutuyoboza ijambo ryawe ryera, komeze kutuyoboza ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera, amen. Isezerano ry'uyu munsi twarisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 12 havuga ngo, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo yaduhereye ubuntu. Ibyo biri mu Bakorinto ba mbere ibice ni 2 umurongo wa 12. Uwiteka guha umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka kugira neza bwo kumvira ijambo ry'Imana. Ndagusomisha ku Mana ngo Uwiteka kuza umwuka we wera, Uwiteka kuza imbaraga ze nyinshi, Uwiteka kuzuze gukiranuka, Uwiteka kuzuze guca bugufi, Uwiteka kuzuze gutungana, Uwiteka kuzuze ijambo ryera. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka kuzuze kugira gukiranuka, Uwiteka kuzuze kwizera, Uwiteka kuzuze gutungana, Uwiteka kuzuze kwera cyane. Imana ikugire neza kandi Imana ibane nawe, kuko kwiza kw'Imana kukubeho. Imana ikubunikiye amababa yayo, kandi uhabwe guca bugufi kwinshi, gutuma iteka ryose utegera amatwi ibyo Mwuka barakubwira, gutuma iteka ryose utegera amatwi ibyo Mwuka barakwigisha. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, Imana iguhe umugisha, amen.